bateranye kubw'umwana wawe udafite amafaranga yo gukora ibyo birori bishimishije, kuko hari igihe ushobora kubikora ntibinashimishe. Nta muntu ushimisha umuntu, sibyo? nta muntu ukora ikintu ngo ashimishe umuntu. Ntutaho ishimishe wowe ku giti cyawe. Yego. Iyo utashye ubukwe wari wabona iyo bageze mu gutwikurura, harya nawe urahasigara buriya. Ninde uhasigara? Iyo wambariye nk'abageni cyangwa waje bataye ubukwe, iyo bari gutwikurura wari wabona ukuntu abantu banyonyomba cyane, ukabona hasigaye umugabo n'umugore nibo basigaye bonyine. Noneho iyo bamaze gutwikurura ugatubona nyine bose buri wese aciye aha undi aciye aha, umusigaye muri mwenyine. Hariya niho uhita ubonera urugo, niho uhita uvuga ati sha bana ati mbega inshuti we. None se yahaguma? Ntabwo yahaguma. Ariko ubundi kera ukuntu byari bimeze, njyewe nk'ubukwe nigize gutaha nkiri umwana, bakoraga ubukwe bwabaga niba ari iminsi 4, ndumva ari iminsi 4. Ubu bukwe nibusigaye umunsi umwe, wenda baba bari kugira ngo konsomasiyo zigabanuke, hakuretse yuko ziba zinarimo bazikubiyemo hahandi hose za ya minsi. Njyewe natashye ubukwe inshuro 4 mu buzima bwawe bwose. Ndi kuvuga ubukwe bwabaye inshuro 4. Ubukwe bumwe buba urabuzi ko byabaga n'ubu buracyabaho. Bubaho. Hakaba ubukwe bwo gufata irembo. Yego. Hakaba ubukwe bwo gusezera, gusezera inshuti. Yego. N'ubukwe hari abantu babigira ubukwe. Noneho hari n'ubundi ugasanga umukobwa yagiye kwipima ikanzu. Yego. Nabwo bigahita biba ikirori. Sibyo? Hakazaba dote. Yego. Bikaba ikindi kirori. Hakaba ibyo byose buri umunsi wawo. Umunsi wabyo. Kuko no gutwikura byabaga umunsi umwe. Uzi impamvu gutwikura byabaga umunsi umwe? Nuko batwikurura umugore ntago bajya batwikurura umukobwa. Sibyo? Ntago watwikura umuntu utabaye umugore. Kugira ngo abe umugore nuko abanza akaryamana n'umugabo. None ko ubu ngubu bisigaye. None se ubwo batwikurura yabaye umugore? Ahubwo ashaka kuba yarabaye umugore mbere. Bamwe bajya bavuga ngo hari ukuntu bajya nkandi mu cyumba ngo bagiye guhindura imyenda ngo bakabanza. Oya nawe wikavye. Oya. None bakabanza bakakarya kuko kirazira gutwikurura umuntu utari umugore. Kirazira pe. Kandi ahubwo nzi yuko wenda batwikurura impamvu baba bagutwikuruye ndi kugira ngo ababyeyi ahubwo baba batanze uburenganzira. Umugore batwikurura umuntu waba umugore kuko impamvu mbere babikoraga bwakeye, bazaga kureba niba wa mugabo ari muzima, nimba yakojejeho bakumva ko simukadi hamagara. Ubwo hari igihe simukadi bidahamagara bikaba bibaye ibibazo. Ariko se ubwo barabimenyaga kera habanzaga papa w'umuhungu. Yego. Akabanza akarebera umwana we. Yego. Ubu se niko bikimeze? Haza icyo bita umutinyisha urakizi? Oya. Umutinyisha ntago umuzi. Umutinyisha ni umuntu hari ubundi bamwita ngo iki kundi kubera ufite murumuna wawe washatse aza mu rugo washatsemo. Uzi icyo yabagaje kureba kirage nibisubize ko nubibaho se. Aho babyita kumurarira nukumugira gute. Ajya byita kumwarika. Ngira ngo niko kumwarika. Twebwe rero twawe ni gutinyisha kumutinya. Nese se harikaga umushiki w'umuhungu? Mushiki w'umuhungu niwe wa ampana. Noneho ubundi hagomba kugenda murumuna wawe. Utamufite se? Hari na bene wanyu. Hagomba kugenda akagutinyura wa mugabo. Akamugutinyura. Sinzi nimba wenda naho yaraturagaho simbizi, ariko yagombaga kuba hari. Kera bajyaga batubeshye uko ngo nabanza akabaryamamo hagati, ariko wenda zari inkuru. Rero hari ibintu byabaga kera ariko ntabwo bikibaho. Umukobwa agashaka akazana n'inshuti ze. Kubaga niba babaga bumviriza. Gutora ubusurira. Biriya bintu ahubwo se ubu ntabwo bakavuza impundu. Bakiyamira.
sinzi ko bikibaho. Nizo bitaga inkoma amashyizo. Ni nk'ibwami umwami yabaga arimo gukoza simukadi muri telefoni, hazaga izo bita inkoma amashyi zakomaga amashyi mpaka umwami arangije gushyira simukadi muri telefoni na batiri akayishyiramo agapfundikiro. Abana byabaga ari ibyo. Ubu ngubu ibihe byarahindutse. Ubu ngubu umugeni agahita bigendera. Nibyo nakubwiraga rero, ubukwe bw'ubu ngubu bwo ni tekinolojya. Kabisa. Baraza we mwambariye umuntu mwashyushye, turakwambariye mwagera mu gutwikurura. Bakiruka. Ntumenya ahantu usigara muri babiri. Nibwo muhita noneho rero nk'umusore yaba yaragujije udufaranga ahita atangira kuvuga ati nk'ibi bintu nabikoreraga iki koko. Noneho iyo ubukwe burangiye bagatangira bakamwishyuza. Kuko umukameramani aba ari bwishyuze cyane. Hari abatetse sare mu gihe batasoje kwishyura ugahita kwishyuza ako kanya ugahita ujya muri stress. Buri wese yaciyeho. Ese buri umukobwa aba yishimye. Bimwe wambwiraga byo gushimisha umubyeyi, uhita ubona ko bya bintu bishimishije cyangwa ubwo nyine icyo gihe biba hagati yanyu mwembi. Biba byawe biriya bintu ntabwo biba bishimishije. Hari n'abatangira kurya inshyi iryo joro. Yego rwose ugomba kurya da. Ukavuga ati nta n'ikintu wazanye. Birakwiye ko wajya gushaka umusore nta n'ikintu ufite koko. Umukobwa afite ihererega nawe nturukira umukobwa se ubwo bajya bakureba uri umukobwa barambagize nyabuna. Sibyo ra nasibwo waje mu rugo rwa nta kintu ujyanye. Ibyo bintu bibaho ariko ubu ntibagenda gute se twari bitwikururwa. Ibyo bitwikurura ujyana hari igihe umusore uba warabiguze. Uko byagenda kose ntago habaramo ibyo waguze wowe ku giti cyawe. Nkiriya nkwano muba mushaka niyiki nosiriya nsimana yanjye ibyo ntago nta kintu mbiziho ariko nyine kerekana ndebye ubuntu ariko ubwo bana yanjye kaho nyumve oya ntabyo ubuntu bagomba kugukwa kuko agaciro kawe umugabo nyine aguha agaciro kuko yagukoye. Ariko se ntagukoye nta gaciro naguha. Hari umuntu nyine aragusuzugura gute. Niko mbyumva simbizi niko ngewe ubona umusore agutwaye atagukoye hari icyaba hari inka yabicitse amabere. Oya ugomba gushimira umubyeyi uko byagenda kose. Twebwe ku cy'ababyeyi batabashimira. Ariga muri abagabo. Turabagabo. Ntabwo bajya bashimirwa. Umugore wawe niwe ugushimira. Uri kumva ngo uzajya mu buriri ugarame gusa unshimishe kandi ntago uzi yuko nanjye uri kuntwara amaraso. Ariko n'impangu ngewe ubu ngubu noneho nk'ubu ntago nagira rwose natwe tugomba kwihagararaho twihagazeho byagenda bite. Ubwo nyine ni yare oya inkwano ubundi zakagombye kuba ahantu habiri umukobwa agakwa n'umusore agakwa. Kuki baba bumva ko mugomba gushimira ngo iwabo w'umukobwa iwabo w'umusore ntibareze nyine iwabo w'umusore ntibareze barareze ariko nyine uwo ni umuco wa kinyarwanda. Ariko uwo muco rero natwe tugomba kureba icyo ugamije cyangwa se icyo bashingiyeho. Urumva rero bya bintu mushingira ngo ku inkwano buriya ubaye umukobwa w'umunyabwenge nta nubwo wabyinjiramo ngo ujye kuko ziriya nkwano bagiye guha wenda sinzi uko aho baziha ariko n'ubundi niba ari umusore mukundana mugiye no kubana umenye neza ko ari umutungo wawe nawe umugiye gusesagura. Mana we gusa nyine ni ibintu bigomba kubaho uko byagenda kose. Yego niko twabisanze ariko biba ari ngombwa cyane ra. Ni ngombwa da. Ikibazo nuko abakobwa nimwe mu bishingiraho cyane. Gusa oya n'abagabo nawe se wakwifuza gutwara umukobwa utarigeze kumukwa. Mwese utamukoye ntimwabana se. Mwabana nawe ubu watwara umukobwa utakoye. Kubera iki cyane rwose niwe se ntibubaka. Harabuze se. Ariko bake se ahubwo nibo benshi kurusha abandi kurusha bakowe. Biterwa. Kubera iki?
njye mba numva ntagenda batankunda. impamvu ni iyihe rero yimi? Mba numva nyine bagomba kunywa. Ni igisebo baba bagutesheje agaciro. Cyaba banesheje agaciro pe. Inkwano nta nubwo ari umukobwa, sibyo tugendeye no kuri ibyo. Inkwano n'agashimo k'umubyeyi. Yego nanjye nibyo. Urumva rero ntabwo ari itegeko. We mukobwa ushobora kubwira iwanyu, wenda ushobora kugira inama ukaba ati rero umugabo wanjye ibyo mu mwaka ntabyo afite, mworoshye ibintu. Ubukwe ntibutaha? Barabutaha. None sinabwo. Ariko hari ukuntu babyumvikana, ni urugero, bakamukopa. Ubwo rero niba inkwano bakase barayikopa, niba inkwano barazikopa. Ariko hari ukuntu umuhungu agenda ayatanga mu bice bice. Yego, noneho rero ako gaciro ubu uvuga ngo gaciro nuko wakowe, ahubwo noneho uriya mugabo aba afite uburenganzira bwo kugutesha agaciro kuko yagukoye. Ngiye ku giti cyanjye numva bankoye, ariko ni wacu uzi kugira ngo uzi wanye bataragukoye nta gaciro bufite. Gutese agaciro kaba gahara, ahubwo se n'ubundi wagukoye yakwima agaciro, n'utaragukoye yakwima agaciro. Yego ndabyemera ibyo, ariko nyine baba bagomba kugukwa ko byagenda kose. Iyo ngombwa y'inkwano rero njye niyo ntumva kubera iki shamana we abakobwa ibyo nicyo inkwano nicyo kintu cya mbere. Kandi uvuze ngo gushimira umubyeyi, ubwo mwashimira iwabo w'umukobwa mugashimira n'iwabo w'umugabo. Ubwo umuhungu niwe ushimira iwabo nyine, agashima n'iwabo w'umukobwa. Yego, kuko bose barareze. Kuko inkwano n'ubundi aba ari ugushima ko mwareze neza. Yego. Kandi noneho muri iki gihe ikukurera neza sinzi niba kugihari. Impamvu kutagihari sibyo, kera habagaho ijambo ngo niko zubakwa. Iryo jambo ntaho rikibaho. Ntabwo rikibaho kuko aravuga ngo niko zubakwa. Njye imyaka impamvu zitabaho kumva ko nyine we reka ibyo nta birimo. Kandi kera wenda niwe wakoraga ikosa mugani barakubwiraga guma hamwe wubake. Natwe nuko twagiye tuzubaka, ntituzishaje ntituzisaziyemo. Ariko kiragiye barabakubitaga buriya hari niko mitekereza. Kubakubita ibyo byo ntawe ubizi kuko niyo babakubitaga sibyo, niyo babakubitaga ntawe abimenyaga. Ko wenda mu myaka mfite ngewe nta mugore nigeze numva ngo bamukubise ngo bijyoya, niyo baranabo bakubitaga byaheraga iyo ngiyo. Ariko ubu ngubu ugira gutyo ugiye kuzamura ukuboko akavuza induru ati baranyishe ndapfuye mutabare. Ntunamukubita ahubwo bagahita bagira ute bagutwara. Niyo mpamvu bavuga ngo nyine abagore buno bahawe ijambo. Rero izo nkwano none se niba bagiye gutanga inkwano ku rugo rutazashinga, ari zo zango zirimo ya divorce no gutandukana kwa hato na hato, izo nkwano ni iziki? Ahubwo giye ko mbyumva noneho numva ko mwakagombye kubanza kubana mutakoye mutanashingiwe, mukabanza mukareba ko uwo mubano wanyu hari icyo ushingiyeho. Byashoboka guko no gusaba no gushyingirwa ibyo nta gihe bitaba. Niyo mwaba muri abakecuru y'umuhungu agahita kureka nyine nawe akubwiye ngo turabana tudashyingiwe cyangwa ibyo byose bidakozwe akabyanga, utawumva icyo umuhungu yatekerezaga cyangwa icyo umukobwa yatekerezaga, wenda n'umutungo wawe cyangwa se n'iki n'ibiki yatekerezaga. Ariko mubanye mudasezeranye ubizi neza ko ibyo ari byo byose ntabwo uvuga ngo ngashingiye ku mutungo wanjye. Yego nubwo niyo mwatandukana ntabwo agenda amara amasa, ariko ntabwo ari 100% nk'abasezeranye. Gusezerana ndumva ari byo bifite agaciro. Gusa ubu ngubu wasezerana usibye Imana ibibamo ikagenda ikajya mu rugo rwawe igashinga. Divorce ziri aha hanze ni hatari. Ni hatari pe. Kandi noneho kugira ngo ubyemere ubu ngubu basigaye bakwa amamiliyoni n'amamiliyoni bibuza gusenya. Oya. Yezu ubundi iyo basenye. Izi mpamvu basenya akenshi wa mukobwa bafite icyo akurikiye ntagisanye. Ahubwo ikibazo kirimo ese ubundi iyo basenye iza nkwano zisubizwa umusore wazitanze cyangwa bazikenyerera iwawe umukobwa. Ubwo nyine bazikenyerera nose urumva zirasubizwa. Nese urumva ari wowe umusore wawe wakwa. Nase wowe ushaka uziko uzakora divorce. Uba wumva muzabana kandi twese tubibona amadivorce ari aha hanze, aricyo gituma tugira ubwoba bwo gushaka, ugasanga nyine ubwo bwoba burimo
izo nkwano zawe urabizi ko zizaribwa mwakoze divorce ntabwo uzateza ingaruka mu zinsubiza. gusa njye ndamutse mfashe umwanzuro wo gushaka nawe ufashe ntawufata nkabyemera uko byagenda kose uko ntabwo njyewe se ntabwo kumwizirikaho naba byumva umuntu tuzabana tuzashakana dore nzakwizirikaho wako ndi bafata umushumi bakawuzirika nuko cyangwa afunga igufuri urufunguzo karujugunya ahubwo nuko bimeze. Ababyumva rero niba tureba murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kandi muzagaruke. Murakoze cyane. Sawa.